ufite miliyoni 600 kandi ukeneye gutura ahantu heza muri Kibagabaga, by'umwihariko muri quartier nziza, ngwino tujyane. So inzu yacu tukaba tuyisesekayeho ni iyi ngiyi nababwiraga. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu rero nkuko natangiye nkubaza ni buri muri range ya miliyoni 600. Iyi nzu irimo iragurishwa kuri miliyoni 630, ariko arimo n'ibiganiro bikeya. Urabona ko ari inzu nziza cyane iri muri Kibagabaga hano munsi y'ibitaro muri ya quartier nziza cyane mukunda mwese. Urabona ko ari inzu iri presentable, iri kuri kaburimbo. Quartier yo iri perfect. Quartier inzu iteretsemo ni nziza cyane. Urabona ko ari inzu ya White House, ni inzu isize amarange y'umweru cyane. Mbese niba utarakora subscribe please yikande, ubundi twinjirane muri iyi nzu ntangire nyigutemberezemo. Ifite ibyumba bigera muri 5, ariko ikagira n'ikindi cyumba kinini cya office kirimo na douche na toilette. Ushatse wavuga ko ari ibyumba 6, ikagira na salon nziza na salamanje n'igikoni cyiza cyane. Urumva ko ari inzu nini y'umuryango. Tuvugishe rero tukugeze kuri iyi nzu iri muri quartier nziza gutya, ubundi nawe wihahire, tugutuze neza nkuko n'abandi bantu batuye. Rega nawe gutura neza byakubera. Ni muze rero dukomezanye tuve hano hanze, bita twinjirana aho dusanga parikingi ifite yubakiye. Ubwo ni parikingi navuga ko iri nko muri kava, ariko yo irubakiye. Urabona ko ari zazi nizo bita garage. Mu gihe waba uparitse hano, winjiye hano uhita uparikamo. Hano harimo parikingi nk'iyi modoka enye kandi nazo ziparitse neza. Hakaba hagiyeho hariho n'utuntu tw'utu office. Hariya ku ruhande hariho akazu nakita nk'akumuzamu, hirya ku ruhande gato hariho douche na toilette. Urabona ko ari parikingi nini kandi yisanzuye. Munyemerere rero duhita tuzamukana muri izi stairs murimo kubona, ubundi mbereke hejuru uko inzu yacu imeze. So mwabibonye yuko tuzamukanye muri escalier zacu, tugeze hejuru. Navuga yuko ari nko kuri compound y'inzu yacu neza. Ndebere no mbuga ukuntu ingana. Urabona ko ari imbuga nini ifite umwanya wa jardin, ikagira umwanya w'amakaro menshi cyane. Urabona yuko in case waba ufite abana bashaka ahantu ho gukinira, ahantu rwose hari isanzuye, ni hagari cyane. Urumva miliyoni 630 abakwiye kugura villa. Niba ari villa agomba kuba ari villa nyine igaragara ko ari inzu isobanutse, atari utuzu tw'imfunganwa. Iyi nzu yacu rero nakomeje mbibabwira, ifite ibyumba 5 na office, na ifite bathroom yo wagira nk'icyumba cya 6. N'imbere ni heza cyane, interior design yayo ni perfect. Iyi nzu ni nziza pe. Iri hano Kibagabaga, nabibabwiye, hano neza hafi y'ibitaro muri ya quartier mukunda muri benshi. Urabona ko ari inzu iri presentable kuri kamera, ni inzu isa neza cyane. Iyi nzu yacu rero ndumva ntari bufata umwanya munini hano hanze, kubera ko mwamaze kubibona ko ari inzu isobanutse imeze neza cyane. Ahubwo ngiye guhita nihuta duhita twinjiranamo batemberezemo n'imbere, kubera ukuntu imbere ari heza. Ntabwo nshaka gutinda hano hanze, ndagira ngo ngende mbereke akantu ku kandi, kuko iyi nzu irubatse pe. Abantu bafite inkwi barya ibihiye. Burya umunyarwanda ni umuhanga waciye uwo mugani. Tugeze hano turasanga akabaraza keza cyane, cyangwa se balcony. Ni balcony nini yisanzuye. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ibice byayo byose, yaba ibyumba yaba ahantu hose, igiye ifite ahantu hanini hisanzuye kandi hagaragara neza. Tuvuye hano kuri uru rubaraza turahita twinjirana kuri salo yacu tudatinze rwose. Iyi nzu ni nziza pe. Imbere ndashaka kwihuta nkagenda mbereka akantu ku kandi. Salo yacu ubu twayigezemo, aho ndebera ndumva ntakirwa mvuga n'ibintu byinshi. Ndebera ino salo, urimo urabona plafond, urimo urabona design irimo hano. Ni ukuvuga ngo itara riramanuka rikenda gukora hasi. Ikindi kintu nayikundiye, umuntu ari nko ku gice cyo hejuru ashobora kuba ahagaze hariya hejuru kuri biriya birahure, mwiganirira rwose, murimo kuvugana uri hano hasi muri salo. Nituza kugeramo hejuru muraza kubibona ukuntu bitanga ubwiza ntagereranywa. Iyi nzu yacu ni nziza pe. Ino salo rero muba mubizi ko salo irifatanye na salamanje ahantu hose. Ndebera salamanje nayo ubwayo ni nka salo. Urabona yuko ni nini cyane, irisanzuye, ni ngari. Plafond yandi ni gypsum ishushanyije neza, amatara, amaspotlight meza cyane. Mbese iyi nzu nayivugaho bukira bugacya, ni nziza pe. Reka dukomereze no muri side yayo y'igikoni, aho dusanga igikoni cyiza. Ndebera igikoni. Iki ni igikoni cyiza kirimo utubati twiza, kirimo design nziza cyane. Umwanya wa gaze kuka hano
umwanya wa furiji hano munini cyane, utubati twinshi twihagije. Iki gikoni niba uri umumama ukunda gutekera ahantu heza, nyamuneka gana Kigali House kugeze kuri ino nzu wigurire neza cyane. Dufite kandi storage hano, ni agasitoke keza k'igikoni cyacu, urabona ko nako ari kanini cyane wazajya ubikamo ibintu byinshi cyane. Iyi nzu kandi ifite n'igikari, reka nkomerezeho, ndashaka gufatiraho rwose nanjye nambereka akantu kandi hano tuzahashyira wahashyira washing machine mu gihe waba uhaguze. Urabona ko nawe ari umwanya munini wo wafuriramo wisanzuye. Ikindi hano mu gikari naho harisanzuye, ni hagari cyane. Urumva miliyoni zawe 630 zikwiye kuba zigura ahantu hanini. Aha hari igikoni, akazi k'umukozi, ikigega. Urabona yuko mu gikari ari heza cyane kandi hameze neza. Hasi rero tuhafite ibyumba bigera muri bibiri na dushe n'amatuwarete. Reka duhere hasi. Munyemerere twihutane duhite twinjira hano mu cyumba cya mbere, ariko aho dusanga na bathroom yacyo. Urabona yuko gifite bathroom nziza. Ndebera ayo bathroom ukuntu ameze, urabona ko ari meza cyane. Ikindi kintu dufite hano icyumba cyiza cyane. Urabona ko ari icyumba kigari. Urumva ntabwo wasohora miliyoni 630 ngo ufite utwumba dufunganye, kandi ayo mafaranga arimo n'ibiganiro. Ahangaha rero tuhavuye, muranyemerera tugendane kugira ngo ntabasiga, tuze kugenda mureba akantu ku kandi. Nibyo byiza ni kubona inzu neza. Ahangaha rero tuhafite ikindi cyumba cya kabiri, ubwo hasi tuhafite ibyumba bibiri. Hano hari bathroom yo twinjiriraho. Urabona ko ari bathroom nziza, nayo imeze nka yayindi. Ntabwo tuyitindaho iyo bathroom, ahubwo turahita tuza hano tuze kuri ino side aho dusanga ikindi cyumba cyiza nacyo kinini cyane. Urabona ko cyisanzuye, kandi buri cyumba kigiye kirimo amagariderobe meza cyane. Umva iyi nzu ni nziza pe, kandi hano hari umuryango usohoka. Munyemerere rero duhite tuzamukana ku ma esikariye tujye ku gice cyo hejuru. Twihuse cyane turasanga hano igice cyo hejuru aho duhingukira kuri ya ofisi yacu. Reka tubereke. Urabona ko ari ofisi nini nayo ngari, kandi ifiteho na dushe na tuwarete. Nicyo kintu nayikundiye. Udakorera nko mu rugo, ahangaha naho wahagira icyumba. Urabona ko ntacyo cyaba gitwaye, mu by'ukuri nacyo cyaba ari icyumba cyiza. Dukomezanye rero bite mbereka hano kuri no side aho dusanga noneho cya gice cyo hejuru, wa mwanya ya espace rifuri rwose, ahantu heza hakikijwe n'ibirahure byiza cyane. Urabona yuko ari ahantu hari amatara meza, hari ubwiza. Umva iri ni nka ryo zingiro ry'ubwiza bw'inzu yacu. Urabona ko ari heza cyane, hagiye hazengurutswe n'ibirahure byiza cyane, kandi niho hantu ushobora kuba wahagarara ukavuganira n'umuntu uri kuri salo wicayemo nk'hariya, mukaba muvugana rwose nta mbogamizi. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Kandi ikindi kintu nahakundiye gikomeye ni ukuvuga ngo uretse kuba ifite rooftop nk'uko natangiye mbibabwira, urabona yuko ino nzu hano ifite n'urubaraza runini cyane. Iri ni ibaraza riri hano. Urabona ko ari ibaraza rinini ryisanzuye rigari cyane. Mu gihe udashaka kujya kuri rooftop wakoresha iryo baraza. Munyemerere rero dukomezanye hano kuri no side aho dusanga icyumba cyiza cyane. Iyi ni dushe na tuwarete. Amadushe sinyatindamo cyane, urabona ko ari amwe, ni amadushe meza. Turakomeza hano mu cyumba nyirizina aho dusanga icyumba cyiza cyane, icyumba kigari cyisanzuye, garderobe, parafo ya gypsum imeze neza. Urabona ko aha hantu hari perfect. Twihuse twakomeje tumaze kureba kiriya cyumba cya hariya na ofisi, turaza hano kuri no side ariho dusanga main room cyangwa se chambre principale. Ndumva bathroom baracyarimo kuyikora, ariko ni nini cyane. Igihe cyose uzahagerera uzasanga itunganyije imeze neza. Iyi bathroom na master bedroom. Hano rero ni muri vestiaire. Vestiaire ni nini cyane. Urabona ugeze hano biguha idea y'ukuntu agomba kuba hasa muri bathroom naho ubwaho. Reka dukomezanye mpite nihuta mbereke mu cyumba, icyumba nyirizina aho dusanga icyumba cyiza cyane. Ni icyumba cyisanzuye, ni icyumba kigari. Urumva chambre principale nyine ikwiye kuba
ari nini, ntago igomba kuba ari ntoya. Hari raporo ya bya byumba bindi mwabonye, iyi ngiyi yo urabona ko ni nini cyane, ni ikibuga, amatara meza, parafo nziza cyane ya gisamu. Urabona ko mva iyi nzu uretse kuba wakora subscribe kuri Kigali House kugira ngo ujye ubona deals nk'izi ngizi, biba bigoye ko hari indi channel wahita usanga inzu nk'iyi ngiyi rwose utarakora subscribe kuri Kigali House. Hano rero tubafite akabariko ka chambre principal. Urumva rero kuri no side ibi byumba nibyo bihari, ahubwo tugiye kujyana hejuru kuri rooftop aho dusanga ikindi cyumba cya nyuma na rooftop tibatemberezeho. Aha, twazamukanye twageze kuri cya gice cyacu, ariko murabona ubwiza butatse aha, amatara meza cyane ari muri escalier. Urabona ko ari ibintu bisa neza rwose kandi biryoheye ijisho. Aha turi ni kuri floor ya nyuma cyangwa se kuri rooftop, ariko turahasanga douche na toilette y'abantu bari kuri rooftop bashobora kuba baka-accessingaho mu gihe ufite fete hano hejuru, ntago bakwiriye kumanuka. Ikindi kintu dufite hano, twafite igikoni cyiza cyane cyo hejuru, aricyo cya kabiri cyangwa se cya gatatu bariyemo na kiriya cyo hanze. Urabona yuko ari igikoni cyiza nacyo kinini gihagije, ntago matinda, mwabibonye ko ari heza. Ahubwo turahita dukomezanya tuza hano aho dusanga rooftop. Iyi ni rooftop nziza cyane yo ku gice cy'inyuma. Urabona yuko ari hagari, harisanzuye kandi hameze neza, kandi iyi rooftop niyo ntoya dufite kuri iyi nzu yacu. Urabona ko nayo ihagije, imeze neza cyane. Ikindi kintu dufite, twafite hano hejuru icyumba, ariko numva nari bwirwe njyamo ni Kigali, kirisanzuye. Uca hano hari utuntu bakirimo gufitingamo dutoya, ariko wowe uri buze gusura ino nzu uraza kukibona. Ni icyumba cyiza cyane. Hano rero tukaba tugeze ku izingiro ry'ubwiza, ariho kuri rooftop. Ni rooftop nziza isakaye, imeze neza cyane. Ariko ndebera abantu bashobora kuba barubatse mu minsi yo hambere, iyo babonye inzu zirimo kuzura ubu ngubu, ntibabona yuko hari ibintu byinshi bakwiriye kuba bakigira kuri aba bantu barimo kubaka. Urabona ko rooftop nk'iyi ngiyi ubundi mbere ntabwo zabagaho. Niyo rero iguha view ya Nyarutarama, ukabona convention za Gishushu, za Remi. Anyway, view yo rwose ni perfect, ni nyinshi cyane. Ndibaza ko iyi view ihagije. Aha ngaha rero ni Kibagabaga aho turi kuri iyi nzu yacu turimo kubereka $630. Ndagushimiye wowe twabanye, nkaba ngutembereje ku nzu nziza nk'uko udahwema kunkurikira. Urakoze cyane. Iyi channel yitwa Kigali House, amazina yanjye ni Twerisa. Imana ibahe umugisha rero, mutuvugishe muze tubageze kuri ino nzu. Aho ngaho muri screen yawe harimo nomero, zihamagare turakwitaba, ubundi tugutembereze kuri iyi nzu nziza cyane. Imana ibahe umugisha, ibahaze uburame.